tugenda gace gace cyane abantu bese aho muri mujyaganyege iryo zina rifite ubutware bw'isi ndetse no mu ijuru, rifite ububasha bwo kumurika ahacuze umwijima akabona umucyo n'umunara muremure duhungiramo tukatira iryo Jibaza kumanywa nageze ubwo nsinzira, nkabibyukana sindabishyikiraho.
wabisobanurira neza babivugaho agace gato gusa numva sinyuzwe nabuze n'umuhanga wabisobanurira neza babivugaho agace gato gusa numva sinyuzwe iby'urukundo rwawe biraremereye cyane ubwonko bwanjye ubanza butabibasha bari hanze nyamuneka mudufashe kugira ngo muhigame muze kudufasha kugira ngo muze guhigama nyamuneka mugende gake murimo murihuta cyane mwe muhagaze Saviye mwe muhagaze aho ngaho mugeze ndashaka ko abafiye n'abagariso muza guhagarara neza babiri baringaniye muri gahunda abafiye ndetse n'abagariso muze kuza muhagarare muringaniye babiri test hanyuma ndasaba abantu mwese muri hano kugira ngo mujye juru twakire Saviye ndetse na Sifiwe dufatikanya nabo kunezerwa ndashaka kuza kubona buri muntu wese aho ari manyeganyega mu mwanya arimo
kudutabara azabura kudutabara mu gihe cyangiranye abarira n'imihangane abarira n'imihangane abarira n'imihangane ufite umurengezi nazabura kudutabara azabura kudutabara mu gihe cyangiranye abarira n'imihangane abarira n'imihangane ufite umurengezi ufite umurengezi azabura kudutabara mu gihe cyangiranye yuzuye yuzuye imbabazi n'urukundo bidashira yuzuye imbabazi n'urukundo bidashira yuzuye imbabazi n'urukundo bidashira yuzuye imbabazi n'urukundo bidashira ararwana aranesha wahagaritse izuba ubwo Yesuwa yari ku rugamba ararwana aranesha wabanye na Dawidi yoyoyoyo twagira ngo tubakomere amashyi cyane menshi ababyeyi mubavugiriza impundu kandi mutweretse ibirori byiza. Twagira ngo dusabe ituze, abantu muze gutuza, abantu mutuze aho muri. Hanyuma uyu mwanya ni umwanya udasanzwe, ni umwanya Saviye yinjiranye mu gitaramo gikomeye cyane n'umukunzi we Asifiwe. Ibintu byose yarabiteguye kugira ngo aze kubimukorera. Bimwe mu byo yamuteguriye harimo uruhisho rukomeye, ubuki budasanzwe bukomeye cyane yamuteguriye. Hari umuhanga hariya yateguye uraza kuza kubidufashamo kugira ngo aze kumushyikiriza ubwo buki. Twagira ngo rero tumusabe akureho urukoma cyangwa urukebyo kugira ngo aze gushyikiriza Saviye ubuki bwiza budasanzwe yateguriye Asifiwe kuri uyu munsi udasanzwe. Turaza gusaba abantu ko mutuza, kandi rwose twabivuganye yuko tuza gutuza kugira ngo ibirori byacu bitaza kuza kubamo inkomyi. Amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane. Murabona ko ari ubuki budasanzwe, atutandukanye nubwo nagiye nguha bwose. Ni ubuki bw'iwacu i Nyagatare mu burasirazuba. Nyuma y'urugendo rurerure bagenze, nyuma y'imisozi batereye, nyuma yo kumutembereza ibyiza bitatse inahangaha, hanyuma twagira ngo dusaba abantu gutuza kugira ngo dufate akanya ko gusenga. Ntabwo turi buze gusenga Imana abantu barimo gusakuza. Turagushimiye Uwiteka Mana ikomeye, turagushimiye kuko uri Imana ishoboye. Arimo aramubwira utugambo twiza, amubwira ati ndabizi warushye wananiwe, ndashaka kukwakira.
ati soma utsirika inyota, utsirika icyaka, warushye ndabizi wananiwe, ongera umusomye. Turabizi ko ntagutegurira ibintu bibi, naguteguriye ibyiza kuri uyu munsi. Xavier, ongera umwongere, ndabonaga yari agishaka gusoma rwose. Murakoze cyane. Xavier, mumukomera amashyi, mumukomera amashyi, kandi ayo mashyi aturika nka bwa bugori bw'imiyaga muyihorere. Hanyuma reka twakire Asifiwe nawe. Timutware wanje uzanyitaho ariko nanjye nzajya nkwitaho. Nawe agiye kumwakira. Asifiwe uzi gutanga keya, amufashe ku rutugu, hanyuma arimo aramusomya. Tisoma mugabo wanjye, imisozi twatereye ni myinshi. Asetsemo arishimye cyane. Xavier arimo aravuga ati ntabwo nari nzi ko ibi ngibi byabaho, najyaga mbibona ku mateleviziyo, nkabibona ku ma YouTube, nkagira ngo ntibyambaho, nabibonaga nk'inzozi, none ndimo ndakubona mu gituza cyanjye iruhande rwanjye. Ongera umusomye, ongera umusomye, yongera acurure, ongera umusomye. Murakoze cyane. Reka mbasabe mubashimire kandi sabe baboza ruhimbi bashinzwe kuba hafi yabo babafashe. Hanyuma nze gusaba abashinzwe igikoni, mbibutse yuko twageze mu rugo kwa Xavier, turi mu muryango, turi mu rugo rushya rwabo. Bagiye rero kutwereka uko bazajya bafatanya imirimo. Xavier aramubwira ati nzajya ngufasha muri byose, ntabwo tuzanywa tutarya, bifuza ko tuzajya tujyana no mu gikoni, hanyuma wafatiriza imbabura nanjye ngakata igitunguru, tuzajya dufatanya muri byose, nagusezeranyije kuzagufasha. Asifiwe nawe ati ibyo nabyo, ati ntacyo ngwino tujyane. Ndabona bageze mu gikoni, bageze mu gikoni, bagiye gutegura amafunguro, bagiye gutegura amafunguro. Dusaba abantu ko muza gutuza kugira ngo ubukwe bwacu buze kugenda neza. Ndabona Asifiwe yafashe ikibiriti n'umwambi, niba ari uzajya ufatiriza imbabura ntabwo mbizi, ariko ndabona bari mu gikoni begereye imbabura. Aramubwira ati tuzajya dufatanya, humura, niyo wazajya ufatiriza imbabura uyu munsi nanjye nkayifatiriza ejo nta kibazo, icyo nzi cyo nuko ntazagusiga. Ndabona bafashe umwambi, barafatanya baganira, havuyemo umuriro. Ndabona bafatirije imbabura, byiza cyane, bakomera amashyi. Ndabona umuriro wase, kandi baragira bati dufatikanyije nta kizatunanira, dufatikanyije nta kitazagenda neza, kugira ngo agire imbaraga kandi akomere, abashe kubaka urugo rukomere. Aramubwira ati sheri, si ngombwa impagarara, nampagarara iwacu, tuzajya turya twicaye nta n'uduhagaze hejuru. Mama shenge, tiwumvishe wa mutsima twatekanye, tindumva biryoshye sheri, ongera umwongere. Mama shenge, Asifiwe warishimye. Amashyi, murakoze cyane. Tisheri, nanjye rwose, nanjye ndumva naguha kuri biryoshye kumva uko bimeze.
asifiwe ati rwose ndashaka kugaburira nanjye ibintu byo gutungwa n'utuntu twudasobanutse twutwaye n'uduki. Uyu munsi dusezereho tuntu tw'amandazi wajya gurya, uyu munsi ubisezereho urye ku mutsima, urye ku mutsima twatetse. Byiza cyane, byiza cyane. Ati ni ukuri, ati ni ukuri rwose, ati nzakugaburira ngo uhate ugire imbaraga. Savi ati ni ukuri iwacu nta nkokora, ahubwo tuzajya twirira inkoko gusa. Ati iwacu nta bya jido ahubwo ni nido gusa. Mubakomera amashyi mubashimira. Hanyuma twagira ngo dukomeze tubashimire kubwo ibikorwa byose bakoze, tubaha amashyi menshi cyane n'impundu. Rwose ni abahanga. Nagira ngo mbasabe mujye juru, mushyire ibirahure hejuru ku buzima bwacu, mujye juru, muhereze ikaze abantu bose muri iki gitaramo. Yego, ku buzima bwacu, amashyi menshi. Wamenya abakozi biki? Hari ibyo ntari buze kubonera ubusobanuro. Icyo nababwira cyo nuko Saviye ndetse na Asifiwe ni abantu bazi icyo gukora. Urukundo rubarimo kandi nirwo ruri kubakoresha. Twagira ngo bavandimwe mwese muteraniye hano tuze gusaba ko dutuza, hanyuma nze kuza gusaba. Hanyuma barebye mbona n'abashyitsi badasanzwe, abakumirizi barabugurura barinjira. Mubyeyi, nagira ngo nkuko mwabidutoje, mwarambwiye muti ujye usuhuza wakire abasore mwagiye mungana rwa rungano mwa Dadisirasi, njye nkaba ndi umwe mu bana bakuru bagize uwo muryango watoranijwe kugira ngo njye mpagararire umuryango aho bantumye mbashe kubaserukira. Inshuti yanjye Emmanuel, nagira ngo nk'uko dusanze mu gitaramo cy'abera unyemerere uhaguruke duhuriremo hano imbere gato, tuganire nk'ubwe mu byano, duhoberane, duhane amakuru y'umuryango. Nguhe ikaze mu muryango wa Disirasi, weho n'umuryango mugari waje uyoboye uturuka hariya mu karere ka Ngoma. Inshuti yanjye, karibu, egera imbere gato ngusuhuze. Urakoze nguhe Bosco, ikaze. urakoze. Iyo mikorofone bayirekure cyane rwose, nibidakunda turasangira n'iyi, kuko nta mwaga dufite, nta mwaga dufite. Muraho neza nshuti yanjye Emmanuel? Bosco, muraho neza. Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe cyane. Imana ikomeje kukurinda, Imana irandinze cyane, irakurengeye. mu karere ka Ngoma iraturinze. Tuguhaye ikaze mu karere ka Nyagatare, Yego, murakoze cyane. aho izuba rirasira, Yego, aho ibyiza by'u Rwanda byose bituruka nabibonye bijya kugera ingoma, byahereye Nyagatare, byahereye Nyagatare. kuko niho rirasira. Uko niko kuri nanjye nihereye amaso, Yego, kandi nsanze amahumbezi ahari.
yego izuba rihari ntabwo ari nk'iry'iwacu. tuguhaye ikaze Murakoze. kandi dushingiye ku rugendo mwakoze ntabwo tujya twakiriza abantu amagambo gusa, nkaba ngira ngo nsabe abakobwa banjye batorejwe gukora imirimo yo ku ruhimbi banyegere dusangire dutsitsinyire inyota, ibyiza by'umunezero w'umuryango wa Ladislas tubisangire. Hano munyegere bana banjye, mwe muretse gufungura gatoya, reka uyu mukobwa wanjye yegere hano, tambuka tambuka. Hano hari ubuki, Yego. ubu bwatunganijwe ejo, uri kureba, Yego. ubu bwatunganijwe mu cyumweru cyashize, Yego. buvuye mu mutiba, ubu babwita ubuhura. Ubu ni ubuhura. Ubu ni ubuhura Yego. rwose bukuze bunyobwa n'abasaza. Yego. Ubu nabwo ni ubuki bwo mu mutiba twabutunganije ku munsi w'ejo, kugira ngo rero imyaka mufite ntago nabahitiramo, mwari ubuki bubakwiriye bwose, ntago businza. Yego. Ni ubuki bw'iwacu. Wigeze wambwira ko ubuki bwo mu mutiba wigeze wabunzaniraho burandyohera. Burakuryohera. Bari Yemwe bwomaho. mufungure kuri ubu ngubu Bwo mu mutiba. bwatunganijwe ku munsi w'ejo, bukiri bushyashya, Bwa bundi wajya abaziranenge bemera. Bwa wundi wajya guntura bwarandyoheye. Ngaho umufungurire. Ngiye mu mfungure kuri buriya bukuze buteretse aho ngaho, mfungura kuri buriya bukuze, buriya bukuze umfungurire, ujya guha inshuti nawe aramanza agasomaho. Yego. Sibyo bakobwa banjye? Ko niko kuri. Aramanza agasomaho. Niwanyu mubyita gusogongera? Turanywa ntabwo dusogongera, turanywa tugahaga. Muranywa mugahaga. Reka rero umuco wa gikristo twamenyeye gusenga. Yego. Ngiye kwakira umwe muri abo bakobwa bizwi na Yofoyibe, Uwo ni wa muco w'iwacu natwe. kuko ni umukirisitu Yego. wa kirisitu. Eri, mufatire mikorofone kabagufatire mwana wawe. Senga. Turagushimye Mana, twishimiye ko tubonye ikinyobwa gitunga imibiri, reka icyezo gitunganye kandi imibiri igiye kucyakira igubwe neza, ni mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Amen. Mubyeyi, ni bwa buki, Ubu ni bwa buki bwo mu mutiba. n'ubu ni ubuki bumaze iminsi butunganijwe, bwatunganijwe ku munsi w'ejo. Yego. Twasenze mwuka wera arahari, somaho wumve ku buki bw'iburasirazuba. Kanumve kari nka bwa wundi wanzaniraga. Burengetse, babukamuye neza. Burengetse. Bose ni nka bwa bundi. Hari igishashara uri kumvamo? Miraho wumve. Nta gitsatsara. Ese washyizemo iki? Ongera. Nabukamuye neza. Maramo ibishashara. Yageze ngo Kuko uri umushyitsi w'ingenzi. nikanze ngo ni inkangaza, ariko numvishe ari nka bwa bundi wanturaga. Reka. Ongera usome twumve. Sawa sawa. 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 Buturyohere twese. Murakoze murakoze. Turyoherwe. Tuguhaye ikaze muri uyu muryango. Murakoze kuduha ikaze. Genda wicare ugubwe neza, abana banjye bagutwaze muri iki gitaramo tukwakiriye mu muryango. Yego. Ibiri ku murongo w'ibyigwa, nubona hari icyo wakongeramo turaguha umwanya, watwunganira turaguha umwanya, kuko twakunezerewe, uri umushyitsi muhire. Murakoze cyane. Icara ugubwe neza Manuel. Imana ibahe umugisha. Uwiteka aguhere kandi aguhe umugisha. Murakoze. Amen. 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 Sawa. Mutwaze mwana, mutwaze. Murakoze nyakubahwa Bosco. Karame karame. Turanezerewe uburyo mutwakiriye, turishimye kandi tuguwe neza mu mbaga y'umuryango iteraniye hano.
ije nitwa Ntirenganye Manuel, naturutse mu karere ka Ngoma kandi nazanye n'umuryango mugari. Reka ngusabe umfashe kugushimira uburyo mutwakiriye, babampera amashyi. Murakoze cyane. Mutwemereye rero nkuko mumaze kutwakira, mwaduha n'umwanya tugakomeza kuri wa murongo w'ibyigwa namwe mufite, nanjye nkakomerezaho. Manuel Ndabasabye karame. umwanya uri wabo avuna umuseke kwiyongeza ubundi. Naguhaye ikaze. Murakoze cyane. Igitekerezo cyiza waduha cyo kudutera inkunga ntitwacyanga no kudushyigikira mu birori nk'ibi. Ikaze. Nongere nsaba umuryango nazananye nawo wongere ushimire Bosco ndetse reberaho gakeya. natambagire mu muryango rwose. Murikira umuryango wa mukobwa n'ibikunda wamusabiye. turashima Imana. Ndaguha n'uruvugiro utubwire ko Egidia wasabye ari we. Haleluya, haleluya. Amen. Nibwo Manuel ari yishima. Batagukingirije uraza niba ari umwereke bariya, nibasanga ari we baramuha amashyi, wongere umwereke bariya, wongere kumwereke bariya, bavuga ngo umwami akunze kubaha nuko bazajya bamugenza. Birinda ukurebe hariya utwereke Egidia wasabye niba ari we. Niwe cyangwa si we? Niwe cyane. Niwe. Amashyi n'impundu banyamuryango. Reba hariya neza shere, reba hariya. Niwe rwose muhumure, ntabwo twazanye undi utariho. Yemwe dore niwe rwose, niwe Yego rwose. niwe rwose ntabwo. Anasta, Emmanuel bambwiye ngo Niwe. Banyamuryango banjye umuhigo twahize turawuhiguye. Amashyi n'impundu. Imana ishimwe ko Bosco yishimye ndetse n'umuhungu we n'umuryango. Imana ibahe umugisha. Egidia turakwakiriye mu muryango wa Ladisirasi. Uri umwe mu bakazana bacu twakiriye kugeza uyu munsi. Wari uri bucura uramusimbuye, ubaye umukazana uri kwibere. Haleluya. Manuel tuza. Egidia ubu niwe ugezweho, uri kwibere. Mukecuru ari kwibere, sibyo? Hakuzima baze ntari kwiberura. Ubu ari kuki? Ubu niwe ugezweho. Na kaka yavuze ngo uri kwibere. Mwamutije amasi mwakabyaramo. Umuntu bamushyize kwibere. Yego rwose. Haleluya, haleluya. Murakoze cyane. Kaka yavuze ngo ari kwibere. Umva nta kibazo. Gubwa neza umunsi n'uwo. Naho yarari yari kwibere. Reka twakire umuhanzi kugira ngo aririmbire Imana. Reka dusabe abantu bakingirije Noah. Harimo abantu bakeneye kumenya Noah, aririmbe nta bantu benshi bamwegereye. Sabe DJ Celestine bidufashemo, aba DJ bagabanuke, Noah aririmba abantu bamwegereye. Batamwegereye cyane byaba byiza. Sere na Maburisi na Gasongo babidufashemo, abantu batari gucuranga batari n'abatekinisiye bahigamire Noah. Noah ataramire Egidia.
ushavuye asifiwe wari ubabaye mugoroba ubwe wari ushavuye Imana ikongorera ijambo ivugana nawe iti mwana wanjye uyu munsi urababaye mwana wanjye y'umugoroba urababaye mwana wanjye urababaye ariko nguteguriye umugoroba mwiza umugoroba w'iherezo ry'umubabaro ntuzongera kwibagirwa ntuzongera kwibuka agahinda ukundi Imana irabiremye Imana irabiremye irabiremye Imana irabiremye irabiremye Imana irabiremye Imana irabiremye haleluya. ibuka cya gihe Sofiye we wari ufite amahitamo menshi wari warazengurutse Rukomo wari warayibajije amaguru ugeze mu mujyi wa Kigali nabwo urabura amaso yaragiye kunogokamo nyamara Imana ikwitegereje Imana nyiribihe igutoranyiriza umukobwa mwiza umukobwa wasenze wakoreye Imana iravuga ngo uyu nguyu ndazakumunga ahubwo azakungukira umuryango Imana irabiremye Imana irabiremye Imana irabiremye Imana irabiremye Amashi komera Imana mu mashi amashi. niko kuri abantu babonaga mwipfumbase bakavuga ngo muzaguma mutyo bakavuga ngo muzapfumbata ibiti nyamara Imana ikoze ibintu bikomeye iravuze ngo iri joro mupfumbatane irabitegetse Imana yacu ibamaze agahinda n'umubabaro iravuze ngo imbeho yanyu ntizongere kubaho iravuze ngo imbeho ntizongere kumarwa n'amashuka n'Imana ibivuze irategetse Imana ngo mwajya byutsa undi irategetse mama ngo mwajya hose undi Imana ibitegetse niyo ihuje abantu n'imiryango niyo ikoze ibintu bikomeye niyo ikuyeho igihu cy'umubabaro ikabazanira umucyo mwiza Imana irabiremye Imana irabiremye Imana irabiremye
amashyi menshi niba mwemera ko Imana ibiremye. Haleluya! Tumwongere indi cyangwa turekera? Oya, ntabwo murimo guhimbaza Imana ngo mbibone. Muzamure Imana icyubahiro. Haleluya! igusubije waseka, igukuye mu gisebo nawe wateta. Abajyaga bagusebya ngo uzapfa nabi, bakwicara hasi bakagufasha kwishima. Bajyaga bakuvuga ngo nta birori uzakora, bakwicara hasi bakagufasha kunywa fanta. Dufite Imana itari nyirakamana, dufite Imana isubiza idasondeka. Iyo twizeye irusha ibigirwamana imbaraga, babyumva kimwe nanjye nimumere Imana icyubahiro. Babyumva kimwe nanjye nimumere Imana icyubahiro. Dawidi yari yapfiriye mu ntama, yari yaribagiranywe, yari yaratawe. Ariko umunsi umwe Uwiteka Imana amwibutse, Samweli ati ntago tujya kumeza wa muhungu atarahagera. Nigutabara bazifuza gutamira wahageze. Dufite Imana itari nyirakamana, dufite Imana isubiza idasondeka. Iyo twizeye irusha ibigirwamana imbaraga, babyumva kimwe nanjye nimumere Imana icyubahiro. Iyo twizeye irusha abakwanga bose imbaraga, babyumva kimwe nanjye nimumere Imana icyubahiro. Ihangane utegereze ibibazo byawe sikarande, tuzusengura indira amarira warize si umurage. Ihangane utegereze guhora bagutuka sikarande, tuzusengura indira amarira yawe si umurage. Imana igutindije iragutegera, kandi yigutegeye igukatishiriza yihuta. Ihangane utegereze ntukabyiganire muri twegerane, ntukabyiganire muri twegerane. Dufite Imana itari nyirakamana, dufite Imana isubiza idasondeka. Iyo twizeye irusha ibigirwamana imbaraga, babyumva kimwe nanjye nimumere Imana icyubahiro. Iyo twizeye irusha ibibazo byacu imbaraga, babyumva kimwe nanjye nimumere Imana icyubahiro. Dukomere Imana amashyi kandi tuyihereze icyubahiro. Ni Imana ikwiriye kubahwa kandi ikwiriye gushimwa. Nowa Imana imuha umugisha kandi yongere imwagurira imbago. Afite impano ikomeye, Imana imuha umugisha. Hanyuma uri Imana yo kwizerwa. Ibyo byose wabikoreraga kugira ngo ngire ubuzima buzira umuze. Warakoze kunyitaho mubyeyi mwiza.
mubyeyi wanjye ndacyagushimira ko wihanganiye amakosa yanjye yose, dore ko abana bagira amakosa menshi, warayihanganiye nk'umubyeyi. Warakoze mubyeyi, ungejeje ahantu heza nanjye nabasha kwiteza imbere. Warakoze kundera neza mubyeyi. Ndacyagushimira urukundo rwawe, ndacyagushimira kwihangana ugira. Aho uri hose urangwa no kwihangana, ukarangwa n'ubwitonzi, ubwuzu, urukundo, ukarangwa no gusabana na buri wese. Abasaza bazaga bagusanga ndetse n'abakecuru, ukabasanganiza umutima mwiza n'urugwiro, bakagenda batwenga twenga baseka cyane, umunezero ubuzuye umutima disi. Akarusha abana bato cyane bahoraga baza bagusanganira, kubera rwa rukundo rwa kibyeyi n'aya maso arebana imbabazi n'ubwuzu. Mama, byose ndabyibuka. Mubyeyi wanjye, igihe kirageze, ugiye kubaka urwawe. Ariko se nkubaze mubyeyi, ka kaji wajyaga unzanira na za mbuto wajyaga unzanira, indi uzajya ubinzanira? Ese nongere nkubaze mubyeyi, twa tugambo twiza wambwiraga twabaga turyoheye amatwi yanjye, ninde uzongera kujya tumbwira? Aha, ariko nta kundi byagenda. Igendera ujye kubaka urwawe, Imana izakubakire mu mahoro. Uzabyare barumuna banjye, uzabyare basaza banjye, uzahirwe mu rugo rwawe, urugo rwawe ruzaba urw'umugisha. Mami, nzahora nzirikana inyigisho wampaye, nzahora nibuka ineza yawe, kandi nzahora nkurikiza inama zawe. Ibyo wakoze byose sinabivugira hano ngo mbirangize. Wanyigishije kugira neza, wanyigishije kugira urukundo, nzahora mbigushimira. Urungano rwawe urarusize, barumuna bawe urabasize, na basaza bawe n'abana wigishije udusigiye irungu. Xavier, Imana iguhaye umufasha mwiza, uzi kwihangana, ukunda abantu bose, ugira urugwiro, uzahorana umunezero. Ibyishimo mbifurije n'ibyishimo mbifurije urugo rwiza. I love you mami, nakupenda sana, je t'aime mami, kandi nzahora nkukunda iteka ryose. Murakoze, mbifurije urugo ruhire.